nawe nimba bakohereza ibintu kuri WhatsApp nibite byisevinga ngo bisange muri telefone. Iyi video irakureba. Uyu muvandimwe yaratwandikira atubwira ati ibintu banyohereza nka video cyangwa amafoto agoma kuri WhatsApp kandi ndashaka ko nyabona kuri file. Ashaka ko amafoto na video bamwohereje kuri WhatsApp bihita byisevinga muri telefone direct bikajya kuri file cyangwa muri galeri ya telefone. Fata telefone yawe rero nkwereke setting wa settinga kuri WhatsApp ibintu byose bakoresheje muri WhatsApp bigahita byisevinga muri telefone yawe. Ariko ibi bintu bifite ingaruka bifite nuko bimara umwanya wa telefone yawe kuko ibintu byose bagiye bohereza kuri WhatsApp mu magroupe ya WhatsApp, amafoto utamenya, video, audio, bira bintu byose iyo byisevinze muri telefone umwanya wa telefone ugenda uragabanuka uko bukiye nuko bwije. Ariko nimba ariko wabihisemo nyegera nkwereke muri iyi video rero nge kukoreka setting ebyiri urahitamo iyi ngenzi uri kumva ushaka. Setting ya mbere nakwereka no kujya kuri ya mafoto bakohereje kuri WhatsApp wowe ukisevingira ayo ushaka ugakanda no kuri save ukisevingira ayo ushaka ukajya no kuri ya video bakohereje ukaza hano ukisevingira. Iya kabiri no gufungura media visibility yo muri WhatsApp biri bintu byose bakohereje bigahita byisevinga utiriwe urajya kubisevinga. Urahitamo ibyo urakora. Uraza kuri WhatsApp yawe uko nguku nurangiza uze hano kuri tudomo dutatu utungutu nurangiza uze hano kuri settings nurangiza uscrolling gatoya uze hano handitse chats ahangaho uko nguku noneho nogera ahangaha urahasanga iri jambo ryanditseho media visibility. Iyi media visibility urasanga ifunze uko nguku nurangiza uyifungure. Iyo ifunguye rero ibintu byose bakohereje kuri WhatsApp bita byisevinga muri file ya telefone cyangwa se muri galeri ya telefone byose ubisangamo bakoresheje kuri WhatsApp. Iki gihe rero umwanya wa telefone wawe ugenda uri gushira cyane ndetse na megabyte data zawe zigenda ziri gushira cyane kuko uko biri kwidownloadinga data ziba ziri kugenda. Iyi ni setting ya mbere igufasha kugira ngo ibintu bakoresheje kuri WhatsApp bite byisevinga muri telefone. Niwumva uragafungura. Setting ya kabiri anariyo nziza cyane nakugira inama yo gukoresha nk'umuntu wanjye nukuza muri ya mafoto bohereje kuri WhatsApp cyangwa ya video ukahakanda ukunguku warangiza ukaza hano kuri tudomo dutatu warangiza ukaza hano kuri save ukahakanda. Iyo hakanze ukunguku bita byisevinga muri galeri kandi hagenda hisevinga buri kintu wemeye ko cy'isevinga. Naho ya setting ya media visibility byose iti bisevinga.